rero wanje ora ndabasuhuje mbifurije amahoro y'Imana murabona ko uyu munsi nabaye umumama ndasa neza ndishimye nabyaye wa munsi nababwiye wageze wa munsi w'umukunzi wanyu ya anniversaire y'umukunzi wanyu aho yavuye mu bumwe ajya mu binyacumi karibu muze tubane ndabizi muramukunda abana bo muri mwese abana babe cyane ababyeyi inshuti abari mu Rwanda abari mu mahanga mwese ni karibu muri anniversaire wanje twishimane turi ahantu heza cyane turasa neza twishimye n'umukunzi wanyu muraza kubona ko yishimye kuri hoteli Sainte Famille niho tugiye gukorera anniversaire ya mucuti wanyu tubane amagift abayazanye rwose mwakoze cyane turabashimiye abifuza komeza kuyohereza namwe ni karibu umukunzi wanyu turakora ishoboka cyose kugira ngo babashe kwishima karibu tubane. This is my birthday. Welcome. Tugushimiye ko uturemeye umunsi mwiza kugira ngo tunezererwemo. Tugushimiye ko waduhaye Rwanje kandi ukamuduha ari umwana uteye ibyishimo haba ku babyeyi no ku nshuti ze muri rusange meme no ku muryango nyarwanda. Tugushimiye ko umuteje intambwe imyaka 10 waramurinze. Impano ye warayaguye kandi wamuhaye byinshi. Turabigushimiye Mana. Tugushimiye aka kanya duhaye kugira ngo tuze dusangire ku bwa anniversaire cyangwa ku isabukuru ya Rwanje. Turakwinze ngo uzubane natwe uterane natwe kandi ikiri bube cyose kibe ku bushake bwawe. Imbaraga y'Imana izibane natwe nitugera ku misozo tugira twishimye. Byose tubisabye Imana twizeye ko mu izina rya Yesu. Tumaze kumenyana. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Rwanje. Happy birthday to you. Ugira umunsi mwiza wanje isabukuru nziza. Reka banze bakureho ibirori. Ako mugiye gusiga abaturage imbere Gari balasi. Kuba marene ni ibintu biharanirwa cyane kandi iyo bigezeho buri intwari cyane. Kaduhe marene uyu mwanya nawe agira ikintu abwira umukobwa we. Icyambere rero no gushimira Imana cyane. Turashimira Imana ko twese yaturinze twaduhagaze ahangaha kandi twicaye muri uyu mwanya kuri iyi saha turanezerewe. By'umwihariko rero turashimira Imana cyane ko yarinze umwana wacu Rwanje. Rwanje uyu munsi turiziza isabukuru y'imyaka 10 amaze avutse. Imyaka 10 mu by'ukuri rwose
si imyaka mikeya. Turashimira Imana cyane rero ko yamurinze kuva ku munsi wa mbere w'ubuzima bwe kugeza uyu munsi. Uyu munsi twaba twicaye aha ngaha turi kumwe nawe, ameze neza, amaze gukura, ari inkumi nziza. Turabishimira Imana cyane cyane bikomeye. Ikindi kandi turayishimira ko yamufashe mu buzima bwe, akaba amaze kugera kuri byinshi, amaze gutera intambwe nyinshi mu buzima. Ku rwego rwe ku myaka y'10 ibyo amaze kugeraho ni byinshi rwose. Imana yaramufashije, yaba mu masomo ye, yaba mu mpano ikomeye y'ubuhanzi. Turashimira Imana ko yayimufashijemo, akaba amaze kwiyubaka mu buryo butandukanye. Mu ishuri aratsinda, umwana mwiza, ni umwana ugira discipline, akaba n'umuhanzi mwiza. Ibi byose ntabwo umuntu burya yabyishoboza atabishobojwe n'Imana. Turayishimiye cyane rero muri aka kanya aho umwana wacu ageze pe. Nyagasani ahabwe icyubahiro ko tumushimiye. Ikindi kandi turashimira n'ababyeyi be ko bamuba hafi umunsi ku wundi. Aho ageze nawe iyo batabigiramo uruhare byari kugorana cyane. Imana iradufasha ariko bisaba ko natwe tugira icyo dukora. Turashimira ababyeyi rero bamuba hafi umunsi ku wundi, nabo barakoze cyane. Nawe rero ndamushimira by'umwihariko, Rwanda gushimira cyane uko witwara, uko ukora, ibikora byose, kubyitwaramo. Ndagukurikira cyane byinshi, yaba ku ishuri mba no kurikira abakuru, nzi neza ko wiga kandi neza ugatsinda. Kandi ndagukurikira no mu mpano yawe y'ubuhanzi, ibiganiro ukora ahantu hatandukanye, nk'uko ukuntu usubiza, ukuntu wiyexprima ibintu byose, ukavuga mba numva ni fier yawe ko witwara mu buzima bwawe, yaba ubuzima busanzwe, ubuzima bw'ishuri, yaba ubuzima bw'ubuhanzi n'ubuzima bwa Gikristo. Biranezeza, ndanezerewe cyane no muri aka kanya kubura n'umwanya wo kubivuga. Murakoze ko mumaye akanya. Navuga byinshi ariko Imana ishimwe, kandi mwese ndabashimiye ko mwaje kudushyigikira. Imana ibamugisha. kandi nishimiye ko yagize umunsi mwiza w'umwaka w'imyaka 10. Ni inshuti wanje, ni inshuti y'umuryango wose. Nanjye nishimiye ko yagize amavuko yujuje imyaka 10 kandi akura agiye hejuru. Akoze cyane. Uko nabibabwiye umwana wanje twabanye Butare, tuba mu gipangu kimwe muri Covid, muri mu rugo. Ari wanje arakana, ndashima Imana. Hashize imyaka 4, kwibaza ari 4 i Kigali, agasize kuva gafite imyaka 6. Ndashima Imana rero ko yamurinze, ubu akaba agize imyaka 10. Izindi anniversaire zajyaga zibera i Butare, habura ukuntu njya ariko navuze ngo byange bikunde. Yamu yarafite coaching, ndamusabira gusa, ndavuga ni ngomba kuza muri anniversaire ya Rwanda. Ndamukurikirana ibyo akora kuri YouTube, umva nyine ndi proud yiwe, nakana keza, twabanye neza. Uko namusize ndabona yarabaye nyine yabaye neza kurushaho. Yari umwana ufite discipline, ubona ko nyine ari n'ubundi yikomportaga nk'inkumi. Ndashima Imana nyine ko uyu munsi noneho ari inkumi, courage, gukunda cyane. Kandi Imana ikomeze uyobore mu nzira zose. Yamu yari muto nakuza, ariko nabwiye ngo turajya muri anniversaire ya Rwanje, ngo ni yacu ngo mwitetere. Ndambwaye wo mwitetere. Rero urumva ko ibikora nyine turabikurikirana, kandi Imana ikomeze kwagura. Turabukunda, turi proud, kandi n'ikindi gihe cyose n'udukenera tuzitaba. Murakoze. Ndabashimye ko mugiye kuboneka hano hantu tukishimira umunsi mukuru wa Rwanje. Twishimye. Ngewe ngiye kuvuga iby'aba bantu nagakwira bugacya. Uyu mama Rwanje twabanye kuva turi abana batoya cyane, duturanye. Bese ni umwana wo kwifisha, reka n'uwo kwifisha Asoromanye isombe. Asoromanye isombe, none n'abana baramenyanye. Urumva yuko ari ibintu byiza cyane. Rero nishimiye ko yagize imyaka 10 Rwanje, tukiri kumwe, tukiri inshuti kuva kera, tukaba tugejeje imyaka nk'iyi, n'ubundi tukibanye n'abana babanye. Urumva nibyo twishimiye cyane. Nishimiye kandi namwe mukomeze muze, tube umuryango mugari, tuzanarenge hano cyane. Aba bantu ni abaturanyi bacu bava i Butare, nitwe baje basanga. Natwe turi abanyamugisha cyane, ni twebwe baje basanga, ariko twaje gusanga ari abana beza cyane. Mbese twumva ko tugomba kubana nabo.
rero twebwe wenda ngenda uguturanye mbazi bageze i Kigali akanya rero mbamenye bageze i Kigali ni abaturanyi beza twabonye ari abantu beza akaba ariyo mpamvu turi aha ngaha twaherekeje Ruwanje mukuru w'Ijuru hari byinshi biri imbere byiza Imana yo mu ijuru aba ariyo izagushoboza urushimwa n'Imana kandi n'abantu yego ubundi imyifatire n'imico yo tumaze kubona rwose ni very good muri uwa mbere ukikurikira ntabwo wirengagiza ntugibute buri muntu wese umwakira ukwameze kandi uzabikomeze gutyo ku myaka yawe 10 ntabwo wenda byoroshye ariko wowe urabishobora Imana ikomeze kukureza ubwenge kurere muri Nyagasani rwose ndishimye kuba turi hano nkuko nababwiye nitwa Vestine mfite abana bari hano ni bane bitwa Baganza bose niko bamusize wenda Maganza ni ukuri uyu mwana akigera hariya kwa ririya shuri baraje barambwira ngo mama twabonye umwana witwa gutya bamubwiye numva kuko nanjye ndamwibutse numvise binejeje uburyo bamwakiriye nawe uburyo yabakiriye noneho bigeze kuri anniversaire numva ndemvite nabyo numva birashimishije ndavuga rero nanjye uri abana hari ukuntu baduhuza twebwe twibera mu byacu n'imyaka igashira ariko rwose baraduhuza numva binejeje umutima wanjye numva babyambije bidatandukanye rero uyu muryango twumvise tuwukunze rwose aba bana nagerageje kubabaza Ruwanje ku munsi wa mbere aje byagenze bite babasha kumpa samari ariko rwose numvise ari ibintu byiza rero Ruwanje turishimye kuba Imana yarakurinze Imana yabigizemo uruhare ujye ushyira Imana imbere ibindi byose izagushyigikira fasha ababyeyi byose bigerweho natwe nk'inshuti turahari kandi rwose komeza ukuri mu biganza by'Imana Imana izagushyigikira mu bintu byose turabikunda nitwa Kwizera Jean Baptiste ndi umuvandimwe wa Ruwanje nishimiye kuri uno munsi mwese ndabashimiye kuba mwaje aha natwe dushimishijwe n'imyaka yagize nakomeze azamuke murakoze Nakoze kuri mu jambo nitwa Nishimiye Robert naba nishimiye isabukuru ya mushiki wanjye nshimira n'abantu mwese mwaje hano kwitabira isabukuru yiwe n'ubutaha muzagaruka murakoze icyo navuga nanjye kuri Ruwanje nuko ari umwana mwiza kuva namumenya inkuru yanjye nawe iratangaje cyane we yamunze mbere y'uko tumenyana kuko najyaga mvugana na mama we kuri telefone inshuro nyinshi numva atari mama kuki buri gihe uza Kigali ngiye ntumujyane ngo tubonane na Muhozi igihe kiza kugera arabinsaba birashoboka turahura turaganira aranyishimira nawe ndamwishimira cyane ikirenze kuri ibyo ndamukunda cyane ubu ni nk'umuvandimwe wanjye uburyo nsigaye mupositinga n'abantu nyine bakavuga ati murumuna ikintu cyiza bikaba ibindi bindi narumva impanuro namuha kuri uyu munsi w'amavuko nakora ejuru azubahe azasenge kandi burya ibintu byose twifuza mu buzima siko tubibona ujye unyurwa n'ibyo ubonye ntukifuze wenda ibya mugenzi wawe kandi ubizi neza ko bidahari mu rugo sibyo ariko ujye unyurwa n'ibyo bakugeneye manuzanizo murakoze Ganza Pieti mama wanjye yamaze kubibwira nshimiye Ruwanje kuba yaranyakiriye neza nkabishukiye ni umwana mwiza gukora ndetse abana benshi ndabashishikariza kuzamwigiraho kuko afite imico myiza yahesheje ababyeyi babo isabukuru nziza Imana izaguhe kuramba ibyiza uzaharanira gukora ibyiza uzaharanira gukora icyiza aho uzajya uri hose yaba ari aho tuzi n'aho tutazi yaba ari aho ahagaragara amaso
muzaharanire kureba muzaharanire gukora ibyiza muzaharanire kuba uri wo tugusabira umugisha rero n'Imana umugisha mu bikora byose umugisha mu masomo umugisha mu buzima umugisha mu mana yawe muri byose mugasanga ry'abana nawe aguherekeze aguhe kugera ku ntsinzi y'ubuzima turabikunda cyane Mwiriwe neza mwawe sori ngeri mpageze ngerewe nagize akazi ndi anti wa Ruanje nanjye naje gufatanya nawe ku munsi usabukuru abari hano mwese muranzi nitwa Izere ndabashimira mwese mwaje ndabakunda ndetse na mama wakoze kuba wamfashije anniversaire yanjye ikabagira ndashimira n'inshuti zanjye zose ndashimira inshuti zanjye zose ziba hafi umunsi ku munsi ndetse ndashimira n'Imana ngiye kwirirwa mwese ngenda nezerewe ndishimye undi mubyeyi wese wabyara ko itariki byari ibintu bigoye namwe mbona ko imyaka 10 ikiriho ntacyo nibwira nyine byarankanze Ruanje yaje ari umugisha ariko inda yarangoye cyane nibwo kuri itariki bitari byoroshye aho nageze nembwira Imana ngo ngewe nimpfe cyangwa umwana apfa ko wagira uruko kuko inda nayimazeho iminsi 4 ngeraho mbabara numva kubabara birenze kubabara ndabana Imana naho bigeze kugira ngo dupfe twese mu mwana cyangwa usigaho byibura mwaboneka ati Imana siko yabishatse Imana yampaye umwana kandi buri mwana w'umugisha sibyo Ruwabo yampaye umwana w'umugisha umwana uzagira izina Ruanje rikwira isi n'amahanga hose mu Rwanda rikamumenya akaba inshuti y'abana akaba inshuti y'ababyeyi niyo mpamvu rero nezerewe uyu munsi rero abakunzi bacu haba bari hano n'abadahari muri kubona ko turi twenyine ntabwo kuko yabonetse n'inge na Ruanje n'abasaza be n'abavandimwe twagize ubundi bwo muri famiye bwatumye papa wa Ruanje abwitabira ariko aravuga ati anniversaire y'umwana ntigomba gusubikwa basaza be barahari ubona ko bakuze basigaye bamuhagarariye dore na mbere nawe ndamushimira nka papa waje ushyigikira umwana we wamubyaye umuba hafi akamba hafi kuko ibi ntabwo wabikora uri wenyine ni ibintu binini bisaba ngo bikorwe n'umugabo n'umugore bisaba ngo bikorwe n'abakunzi be haba ari abari hano n'abatabashije kuhagera aba hirya no hino siko badukurikiye bakeneye no kumenya uko uyu munsi umeze ndabashimiye abakunzi ba Ruanje rwose mubahwe ndabashimiye mbikuye ku mutima muri iyi minsi ndanezerewe ndi kubivuga mukagira ngo ni ikindi ko ndanezerewe ari ukuntu hari message ndi kwakira cyane simbwira ko mukunda Ruanje haba ari abana njye kubona nkabona umwana arampamagaye numva umubyeyi arampamagaye umwana wawe turamukunda afite ikinyabupfura umwana wawe asubiza neza n'umuhanga umwana wawe afite impano uyu munsi hari indirimbo yabaye nk'umuti w'abana indirimbo y'Mama Papa afite indirimbo nyinshi mukunda yaba bari hano n'abadahari ariko iriya ndirimbo yitwa Mama Papa yabaye umuti w'abana benshi ariko umubyeyi ambwira ati nkunda umwana wawe ku buryo umwana yanze kurya nkashyiramo Mama Papa hari naho byageze numva birandenze umwana ambwira ati nagize umwaku mfusha umugore abana basubirana agahinda kubera covid atari ku kintu gitanga amahoro iwanjye ati indirimbo y'umwana witwa Mama Papa mutarumva bya bintu dukora tuvuga ngo biravunanye cyangwa se turi kubikora dushimisha abana ahubwo birenze ibyo twe dutekereza ni umuti arambwira ati iwanjye mu rugo n'indirimbo y'umwana witwa Mama Papa yahabonetse amahoro arahinda ntabwo ari we wenyine rero n'abari hanze n'abari mu Rwanda bose bakomeza kubimbwira uburyo channel iri kuzamuka muri gukora subscribe biri kunshimisha mukomeze muyikore dukomeze dushyigikire umukunzi wanyu tuba twagerageje ibyo dushoboye nk'ababyeyi kugira ngo umunsi w'umukunzi wanyu ugende neza abakunzi be mwabigizemo uruhare turabashimiye Imana ibahe umugisha hano murabona gifuti zirahari abazohereje n'abandi mwifuza kuzazohereza mwese ni karibu ariko natwe twitwereka ko umukunda kandi tumushyigikiye kugira ngo impano yikomeze yaguke akomeze kuba umwana uyobowe na Nyagasani ariko mbyita kuko atayobowe na Nyagasani ntabwo byakunda rero abaje hano mwese ndanezerewe ndishimye mbashimiye mu izina ry'umuryango wa Jean Baptiste mpagarariye ubu ngubu abafite n'abasore bamuhagarariye turabashimiye cyane mukomeze kubana natwe abakunze muri kuri YouTube bose mutageze hano
byinshi byiza kandi tugiye gufasha igihugu, abana, ababyeyi. Mbese bifuza ko naguka amahanga akamumenya, ariko akamumenya mu byiza. Yageze ku myaka 10 n'imyaka umwana aba ageze ahantu bisa nk'aho bigiye kugorana cyangwa bigoye, ariko ababyeyi bahari namwe nk'inshuti ntabwo mwabona Ruwanje ari mu kibi ngo mukimwemerere, ariko no mu mico muziho ntabwo muzi mu kibi. Dukomeze rero tumukunde, tumushyigikire. Ruwanje uri kunyumva, komeza ube umwana mwiza ushimwa n'Imana n'abantu. Turagukunda, ari njye ndagukunda, turagukunda, abasore baragukunda, n'izindi nshuti ziri aha, abatari hano urabona ko imvura iri kugwa batabashije kuhagera nabo baragukunda. Komeza ukuri ujye hejuru, ikinyabupfura mbere na mbere. Ishuri ugomba kuzaho byihuse, kuko ikintu cya mbere ugomba kumenya ko ibyo ukora byose bigomba kuyoborwa amasomo wiga, sibyo? Uraje mu ishuri ugomba gutsinda, kandi ukamenya ko umwana ufite ikinyabupfura. Impano yawe uyu munsi aragaragara nk'umwana w'umuhanzi, usibye no ko ari umuhanzi mu ndirimbo n'umukinnyi w'ikinamico z'abana no kwamamaza, afite ibintu byinshi yakora byinshi. Ruwanje afite impano nyinshi ku buryo ngiye kuzimanaginga biranahura, ariko nkarebamo icy'ingenzi. Rero abakunzi baho muri mwese, karibu mukomeze kuza mukore subscribe ku channel Ndizera. 10,000 tuza kugira 10,000 rwose bidukurikira. Turifuza ko tugere ku magana cyangwa tukazajya no kuri miliyoni cyangwa tukanayirenga, kugira ngo dukomeze dushimishe abana bacu. Ndabakunda rero nkuko murambe babwira, Ruwanje nawe arabakunda, nagira icyo abwira abafana kandi tujye gushimira mu izi nshuti ziri hano n'abatari hano bose badukunda. Nyagasani bishimire, tugushimiye uyu munsi twabanye natwe, tugushimiye imyaka 10 Ruwanje amaze avutse, waramurinze kandi n'uyu munsi uracyamurinze. Wamuhaye umugisha ingabire yo gukundwa impano zitandukanye, turagushimiye Nyagasani. Komeza umurindire mu buntu bwawe. Rero dusaba umugisha n'abandi bana bose bari hirya no hino bafite impano, n'abandi bana bose aho bari kugira ngo babashe gukora neza kandi bakure bubaha buri wese. Nyagasani ngiye gushimira ababyeyi baje hano kwifatanya nanjye n'abatabashije kuza, abo bose Nyagasani bamugisha kandi turikorera neza. Tubeko ababyeyi beza bakorera neza, barera igihugu cy'u Rwanda, barera isi yose, barera abana bakundana kandi abana b'umumaro. Niyo mpamvu twinginze rero ukomeze ubane n'abana bose aho bari, ukomeze ubane n'ababyeyi, kurera n'inshingano zikomeye, ariko wowe n'Imana ushobora byose uzabishoboza. Tubisabye twizeye mu izina ryawe Yesu.